started yesterday, Teme yacu y'iki cyumweru iravuga and our theme for this week, yavuga ngo Imana yacu niyo Mana y'amahoro. our God is the God of peace. Yesu Kristo niwe mwami w'amahoro, Jesus Christ is the Prince of Peace, ndetse na Mwuka Wera niwe mwuka w'amahoro. and the Holy Spirit is the Spirit of peace. Uyu munsi rero ejo twaganiriye ku Mana y'amahoro. So yesterday we talked about the God of peace, Uyu munsi turaganira kuri Yesu Kristo nk'umwami w'amahoro. and today we are going to talk about Jesus Christ, the King of peace. Mbere yuko dukomeza turagira ngo dutange ka resume kagufiya k'ibyo twavuze ejo. Before we go on, I'd like to give a summary of what we did yesterday. Twatangiye twibaza ngo amahoro ni iki? We started by asking ourselves what peace is. Dusanga amahoro abonerwa mu mibanire y'abantu badafitanye amakimbiranye, And we found out that it's people living together without any conflict. kandi dusanga amahoro ari kutagira imvururu cyangwa se imivurungano cyangwa se violence. And we say that it's living together without any fighting or any violence. Dusanga nanone amahoro ashobora gusobanura igihe hatari intambara Peace can also mean when there's no war, cyangwa se igihe hari gutuza or when there's quietness or calmness no kuruhuka. and rest. Twasanze muri Bibiliya ijambo amahoro rifite ubusobanuro bwinshi, We found out that in the Bible, peace has a lot of meanings ndetse n'ubutunzi butangaje. and wonderful value. Dusanga icya mbere hari amahoro hagati y'amoko, The first thing we found out was peace among tribes cyangwa se hagati y'abantu. or among people. Ibyo tubisanga mu Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 17, aho That is bavuga found in Judges 4:17, kugirana amahoro. where they say about having peace with each other. Ikindi dusanga muri Samuel wa mbere 7:14, And in 1 Samuel 7:14 bavuga kubana amahoro. is to live in peace. Ikindi muri Yosuwa igice cya 9 umurongo wa 15, And in Joshua 9:15, ho bavuga kugirana amasezerano y'amahoro. we saw having a covenant of peace. Ikindi twasanze amahoro adasobanura gusa kutagira intambara, We found out that having peace does not only mean not having war, ariko isobanura no kugira imibereho y'umutima ufitanye ubusabane n'Imana. it also means having a fellowship with God. Icya kabiri twabonye nuko muri Bibiliya amahoro azana umutekano. In the Bible, we saw again that peace brings security, Gutera imbere cyangwa prosperité, prosperity, ndetse no kugubwa neza. and happiness. Ibyo tubisanga mu Bami ba kabiri ibice 20 umurongo wa 19, We find that in 2 Kings 20:19, aho Ezekiya avuga ngo akiriho hazaba hari amahoro n'umutekano. where Hezekiah said that as long as he will be alive, there will be peace and security. Tukongera tugasanga ibijyanye no kugubwa neza muri Zaburi ya 73 umurongo wa 3, And concerning happiness, it's in Psalm 23:3. naho ibijyanye no gutera imbere cyangwa se prosperité tubisanga muri Yesaya 54 umurongo wa 13. And prosperity, it's in Isaiah 54:13. Ikindi twabonye nuko imibanire amahoro asobanura uko imibanire y'Abisiraheli n'Imana cyangwa se n'Uwiteka yagombaga kuba imeze. The other meaning of peace that we found in the Bible is showing how the relationship between the people of Israel and God was supposed to be.
icya mbere ni uko bagombaga kwiyuzuza n'Imana cyangwa se gushaka amahoro n'Imana. The first thing was that they had to make peace with God. Ibyo tubisanga muri Yesaya igice cya 27 umurongo wa 5. And it's found in Isaiah 27:5. Ikindi ni uko ni ugukunda amategeko y'Imana. And the next one is loving the laws of God. Ibyo tubisanga muri Zaburi 119 umurongo 165. In Psalm 119:165. Iyo ikaba ari condition yo kugira ngo umuntu abone amahoro. And that is one of the conditions for someone to have peace. Nuko akunda ijambo ry'Imana. Is to love the word of God. Ikindi dusanga dusanga muri Zaburi ya 29 umurongo wa 11. And in Psalm 29:11. Anga bavuga ko umugisha ariyo mahoro y'Imana. The blessing is the peace from God. Ahangaha twasanze iyo umuntu yujuje ziriya condition ebyiri za mbere, when you fulfill the first two conditions, Imana iguha umugisha. God blesses you. Kandi umugisha iguha mbere na mbere ni amahoro yayo. And the first blessing he gives you is his peace. Ntabwo Imana ibanza kuguha ibintu. God does not give you things first. Ariko ibanza kuguha amahoro yayo. He starts with his peace. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Ikindi twabonye nuko amahoro yo mu mutima abonerwa mu Mana yonyine. The other thing we saw that only God can give you peace in your heart. Iyo tuyiringiye. When you put all your trust in him. Iyo tubisanga muri Yesaya. We find it in Isaiah. Igice cya 26 umurongo wa 3. Chapter 26 verse 3. Hanga baravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa. You will protect the one who put their trust in you and they will be in peace. Imana ishimwe. Glory to God. Ejo turangiza twabonye yuko Imana yacu ariyo Mana y'amahoro. Yesterday when we were concluding we saw that our God is the God of peace. Imana yacu ni Imana y'amahoro. Our God is a God of peace. Niyo yonyine ishobora kuduha kubana amahoro n'abandi. He's the only one who can enable us to live in peace with others. Akaba ari nayo ishobora kuduha kugirana amahoro nayo cyangwa faire la paix avec Dieu. And he's the only one who can help us to make peace with himself. Ndetse ikaduha n'amahoro yo mu mutima. And he gives peace to our hearts. Ariko twasanze ko ibi bishoboka gusa biciye muri Yesu Kristo. And we found out that this is only possible through Jesus Christ. Bishoboka ari uko umuntu yakiriye Yesu Kristo mu mutima. It's only possible when you receive Jesus Christ in your heart. Mana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Uyu munsi rero So today tugiye kureba Yesu Kristo nk'umwami w'amahoro. we are going to talk about Jesus as the King of Peace. Aha tugiye kurebera hamwe amahoro y'abizera. We are going to see together the peace of those who trust in the Lord. N'uburyo twagaragaza ko dufite ayo mahoro y'Imana mu mibereho yacu ya buri munsi. And the way we can express our peace from God in our everyday life. Ntabwo uwizera akwiriye kubaho ategereje amahoro azaza Yesu agarutse gusa. The believer should not wait when Jesus comes to have peace. Nubwo ari byo byiringiro by'umukristo. Though that is our hope as Christians. Ariko akwiye kugira amahoro no mu mibereho ye ya buri munsi no mu buzima bwe bw'uyu munsi. But they should also have peace even today in their today life. Kuko akenshi usanga abakristo tuvuga ngo umwami Yesu nagaruka tuzagira amahoro. Because most of the time as believers we say that when Jesus Christ comes we will have peace. Ngo nibwo ibintu byose bizatungana. We think that that's when everything will be in order. Nibwo tuzasubizwa. That's when we'll get our prayers will be answered. Nibwo intambara zizarangira. That's when wars will stop. Yego nibyo. Yeah, it's true.
ariko no muri ubu buzima turimo uyu munsi But even in this life that we are in today, dukwiriye kugira amahoro we have to have peace. kuko ni isezerano ry'Imana. Because that's a promise from God. Imana yacu isimwe cyane. Glory to our God. Rero turareba amahoro mu buryo bubiri. We are going to look at peace in two different ways today. Amahoro n'Imana cyangwa se kugirana amahoro n'Imana, Having peace, peace with God, ndetse no kugira amahoro y'Imana. having Kugira amahoro y'Imana. having the peace of God. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 27, In John chapter 14, verse 27, Umwami Yesu aravuga ngo mbasigiye amahoro, the Lord Jesus says, "Peace I leave with you, amahoro yanjye ndayabahaye. my peace I give you. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, I do not give you as the world gives. imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye." Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Amahoro Yesu asigira be ni yayandi yaturonkeye mu rupfu rwe ku musaraba. The peace Jesus gives us is the one that he gave to us through his cross. Igihe Yesu yapfuye ku musaraba, When Jesus died at the cross, kimwe mu byo yaturonkeye cyangwa se kimwe mu byo twahawe mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba, among the things we received through the death of Jesus Christ at the cross, ni amahoro. it's peace. Imana yacu isimwe cyane. Glory to our God. Ni amahoro yari afite igihe yari akiri mu isi. It's that peace that he had when he was still on earth. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa be agiye kugenda ababwira That's ngo why he told mbasigiye his amahoro. disciples when he was leaving, he said, "Peace I leave with you, Mbahaye amahoro yanjye. my peace I give you." Nuko we ubwe yari amahoro. Because himself was peace. Kandi no mu busanzwe turavuga ngo umuntu atanga icyo afite. Even in our everyday life, we say that you can only offer what you have. Ayo niyo mahoro aduha natwe uyu That is the munsi. same peace he gives to us today. Kugirana amahoro n'Imana, So having peace with God, ayo niyo mahoro y'ibanze twahawe that is the first peace that we were given burundu forever kandi rimwe risa and once for all igihe twakijijwe. when we got saved. Ni ukuvuga ngo iyo dukijijwe, It means when we are saved, iyo twakiriye Yesu mu buzima bwacu, when we receive Jesus Christ in our life, twakira amahoro y'Imana we receive the peace of God. kandi tuyakira rimwe risa And we receive it once for all kubwo kubabarirwa ibyaha byacu, by the forgiveness of our sins. kandi ayo mahoro ashingiye ku murimo wa Yesu Kristo ku musaraba. And the foundation of that peace is by what Jesus did at the cross. Amahoro y'Imana The peace of God yo ni amahoro yo mu mutima, is the peace of mind or the peace in our hearts ayo tugomba kugira umunsi ku wundi, that we ought to have day by day. kandi ayo mahoro yo ashingiye ku buryo twiringira Imana. And the foundation of that peace is how we trust our Lord. Amahoro n'Imana, The peace of God, amahoro n'Imana the peace with God, yo ashingiye ku gikorwa Yesu Kristo yadukoreye ku musaraba. the foundation of it is what Jesus did at the cross. Ariko amahoro y'Imana But the peace of God, cyangwa se amahoro Imana iduha, or the peace that God gives to us, tugomba kugira umunsi ku wundi mu mibereho yacu ya buri munsi, that we ought to have in our everyday life, ayo ngayo ashingiye ku buryo twiringira Imana is based on how we put our trust in God, cyangwa se ku buryo twizera Imana. or the way we trust God. Aya mahoro yombi rero ni ngombwa, So these two kinds of peace are necessary, kandi ntitugomba kuyatandukanya. and we should not separate or Ni differentiate ukuvuga them. ngo tugomba kugira amahoro n'Imana cyangwa That se means kubana neza n'Imana, We have to have peace with God, ariko kandi tukagira n'amahoro y'Imana muri twe. and we have to have the peace of God in us.
amahoro y'Imana yakagombye kugaragaza amahoro dufitanye n'Imana. The peace of God should be proof of the peace with God. Ukuvuga ngo ikigaragaza yuko dufitanye amahoro n'Imana cyangwa se tubana neza n'Imana, To mean the proof that we live well or in peace with God nuko tugira amahoro y'Imana. is having the peace of God. Kuko abatubona Because those who see us, siko buri gihe bashobora gusobanukirwa cyangwa kubona amahoro, kubona ya mahoro tubonera mu maraso ya Yesu Kristo. it's not easy for them to always understand or to have that peace that we have through Jesus Christ. Ukuvuga ngo mu mibereho yawe ya buri munsi, It means in your everyday life, umuntu akurebye when someone looks at you, ntabwo abona yuko wahawe ya mahoro n'Imana cyangwa se ubanye neza n'Imana biciye mu maraso ya Yesu Kristo. they don't see immediately that you are in good terms with God through the blood of Jesus Christ. Ariko bashobora kubona uburyo dutuza mu byo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, But they might see how we are quiet or we are still in all circumstances we go through our daily life. ibi bikabatera kutwibazaho, And this makes them ask questions about us. ndetse bigatuma tubona na occasion And this gives us an opportunity cyangwa se uburyo bwo kubamenyesha amahoro azanwa n'agakiza. to communicate to them the peace that comes from salvation. Kuko tutayafite, Because without that peace, tudafite amahoro n'Imana, without having the peace of God, ntabwo byadushobokera kugira amahoro y'Imana. without having peace with God, it cannot be possible for us to have the peace of God. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Sinzi niba byumvikanye ibyo navuze, I hope you understand. ariko icyo nashakaga kuvuga ni uko niba ufitanye what I mean amahoro is- n'Imana, If you're in peace with God, icyo gihe biguha amahoro y'Imana. it gives you the peace of God. Bituma n'abakubona And it makes even those who see you babona ya mahoro y'Imana ari muri wowe, to see the peace of God in you. bakibaza impamvu wowe ufite amahoro. And they wonder why you have peace. Kandi nibibaza impamvu ufite amahoro, And when they ask themselves why you have peace, bishobora kuguha nawe occasion it gives you an opportunity yo kubamenyesha uko bashobora kwiyuzuza n'Imana, to uko communicate to them how they can reconcile themselves with uko God, bashobora kubona agakiza. how to get salvation. Kuko agakiza niko katuzanira ya mahoro n'Imana. Because it's only through salvation that we can have peace with God. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Icya kabiri, icya mbere twavuze ko ari amahoro n'Imana. We've been talking about having peace with God. Ikindi ni amahoro y'Imana. And the second one is the peace of God. Amahoro y'Imana rero agaragarira mu bintu bitandukanye. It's seen in different ways. Numva nagerageje kurelevamo bikeya bigaragaza amahoro y'Imana. I tried to get some things that show the peace of God. Icya mbere ni amahoro y'Imana agaragarira mu migambi yacu cyangwa se muri projet dufite. The first of all is the peace of God that is manifested in our projects. Mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma mu gice cya 15, In Romans chapter 15, Paulo ageza ku Baroma imigambi afite cyangwa se projet yari afite Paul communicates to Romans his projects yo kujya i Yerusalemu to go to Jerusalem ndetse no gusura Abaroma, and to visit Romans. ariko akabasaba ngo babisengere But kugira ngo Imana he asked them to pray for it so that Imana nibishaka bizabe. so God's willing, it happens. Kuko yasobanukiwe yuko nubwo afite imigambi, He understood that even though he has projects, ariko usohoza iyo migambi n'Imana. but only God can make them come true.
ndetse no muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza kuri 15 niko ijambo ry'Imana ritubwira. Even in James 4:13 to 15, haratubwira ngo mujye muvuga ngo Imana nibishaka nzakora ibi nzakora ibi nzakora ibi. it tells us, always say, if God's willing, I'll do this, I'll do this, I'll do this. Imana rero ntitubuza kugira imigambi, So God does not tell us not to have projects, ariko ishaka ko tuyishyira mu migambi yacu kugira ngo abe ariyo isohoza. but He wants us to include Him in our projects so that He can make them reality. Kandi ikadusaba kugira amahoro, And He asked us to have peace tukayireka ikita kuri ejo hacu hazaza, and to let Him take care of our future, our tomorrow, ndetse n'ejo habacu. and the tomorrow of our people. Kuko niyo yavuze ngo Because He's the one who said muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, in Jeremiah 29:11, Imana iravuga ngo God says, nzi ibyo nibwira nzabagirira, I know the plans I have for you, ni amahoro si bibi, plans, good plans, kugira ngo mbareme umutima ibyo muzabona hanyuma. and to give you peace for what you're going to see. Amen. Amen. Icya kabiri tubona And the second thing we see ni amahoro tugira no mu ntambara Satani aduteza. is the peace we have even through the troubles that the devil causes to us. Anga mu Baroma 16:20 In Romans 16:20, haravuga ngo it says, Imana nyiramahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. the God of peace will soon crush Satan under your feet. Guhora twikanga umwanzi cyangwa ikibi muri twe ndetse no mu buzima bwacu Always expecting something bad from the devil in our life bitubuza amahoro. prevents us from having peace. Ariko iri jambo ridusubizamo imbaraga But this word brings back strength to us, ndetse rikaduha amahoro and it gives us peace kuko twizeye insinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. because we believe in the victory by Jesus Christ our Lord. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Icya gatatu ni kubana amahoro n'abandi. The third thing is having peace with others or living peace with others. Abakorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 11 haravuga ngo 2 Corinthians 13 13:11 says, ahasigaye bavandimwe murabeho mube indakemwa muterane inkunga muhuze imitima mube amahoro bityo Imana yo soko y'amahoro n'urukundo izabana namwe. finally, brothers, goodbye. Aim for perfection. Listen to my appeal. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Amen. Ahanga turabona ibintu bidufasha nk'abana b'Imana kugira ngo tubone amahoro. Here we see things that help us as children of God to have peace. Kuba indakemwa cyangwa se gukiranuka, To be faithful. aha ni uguharanira gutera imbere mu buzima bwa Gikristo. This is to do your best to grow spiritually. Kuko uko turushaho gukura mu mwuka, Because as we grow spiritually, turushaho kwegera Kristo we draw closer to Jesus ndetse no kwegerana hagati yacu. and to be closer to each other. Kandi iyo abantu bakuze mu mwuka, And when people are mature spiritually, ntabwo barangwa n'amakimbirane. they do not have any conflicts among them. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Imana idufashe. May God help us. Iyo wakuze mu mwuka, When you are mature spiritually, hari ibintu udatindaho. there are things you do not waste your time on. Imana ishimwe.
Glory to God. imana ye dufashe gukura mu mwuka, May God help us to grow spiritually. bizaturinda, bizatuma tubasha kubana amahoro That will n'abandi. protect us and it will help us to live in peace with others. Icya kabiri baratubwira muri iriya mirongo ngo duterane inkunga, muterane inkunga. The other thing is to support each other. Mu yandi magambo, abakomeye bafashe abadakomeye. In other words, those who are stronger should help those who are weak. Nubwo gucyaha abavandimwe bifite umwanya wabyo, Though giving advice or rebuking our brothers has its own time, sibyo bigomba kubanza. that should not be the first thing to do. Ahubwo ijambo ryiza risubiza intege mu bugingo, But instead, a good word that strengthens, riyobowe na Mwuka Wera, that is led by the Holy Spirit, niryo ryaba iry'ibanze. should come first. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Hari igihe umuntu yihutira gucyaha undi, Sometimes we are quick to judge or to rebuke somebody umuntu yakoze amakosa wenda, when they've made some mistakes or they've ariko sinned. uburyo ubimubwiye But the way you say it ntibibe byamufasha, does not help them. bigatuma ashobora, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, kwirevolta, And it makes them get angry instead. cyangwa se n'ibyiza yashoboraga gukora akabivamo, And they even stop doing the good they could do. kubera ko utabikoze neza, utamubwiye ijambo Because- ryiza rishobora kumufasha Because cyangwa you se did- kumusubizamo imbaraga. Because you did not use nice words that could have strengthened them. Imana yacu idufashe, May God help us. dufashe guhora dufite amagambo meza May God always put in our mouth good words n'amagambo yo gutera inkunga abandi, that encourage others, n'amagambo yo basubizamo intege, that strengthen them, aho kugira amagambo y'urucantege. instead of having discouraging words. Ko umuntu ashobora gukora ikosa, Someone might make a mistake or sin, ukaza ukamubwira, ariko wowe wabaye gute? and you come, how are you? How dare you? Kubera icyo ukora ibi n'ibi 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 n'ibi? Why do you do this and this and this and this? Ariko uzi ukamubwira uti, mwene data, ibyo ngibyo wakoze si uko nguko wagombaga kubikora. Yet you can come and tell them, dear brother, what you did, this is not how you were supposed to do it. Dore wari kubigenza gutya na gutya na gutya na This gutya. is how you were supposed to do it. Ibyo byamufasha bigatuma ndetse agarukira Imana. That can help them a lot, and it can even draw them closer to God. Ikindi twabonye muri iriya mirongo batubwiye ngo muhuze umutima. Guhuza Having umutima. the same heart. Hasi kuvuga ko abantu bose bagomba buri gihe gutekereza kimwe, This does not mean that all of us have to have the same thoughts all the time, ariko ni ukugira intumbero imwe cyangwa se umugambi umwe. but it's having the same vision or the same plans. Umugambi wo kurushaho gusa na Kristo. And that plan and that vision should be to look more and more like Jesus. Kugira intego imwe bizana guhuza, Having the same vision brings unity bitabujije ubutunzi bw'ibitekerezo bitandukanye by'umubiri wa Kristo. without preventing having different ideas or opinions from the body of Christ. Dushobora kuba tubana We can be living together cyangwa se dukorana, or working together or serving together. si ngombwa ko buri gihe dutekereza kimwe. We cannot have the same thinking all the time. Ushobora gutekereza gutya, njye nkatekereza gutya, You might ariko have this tukabihuriza hamwe. thinking and I have another one, but we have to put them together, to bring them together kugira ngo tugere kuri ya ntego so that we can get to our target or to our vision twihaye that we set for yo ourselves gusa na Kristo. of looking more and more like Jesus.
Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Intego yacu nk'abakristo Our vision as Christians or believers ni ukurushaho gusa na Kristo. is to look like Jesus more and more. Ibyo dukora byose Whatever we do, twakagombye kubikora we should do it dutumbiriye ya ntego focusing on our vision yo gusa na Kristo. of looking like Jesus. Imana yacu ishimwe Glory to our God. kandi Imana idufashe May God help us kugira ngo ntitugahushe intego So y'ubuzima bwacu. so that we do not miss the vision of our life. Imana ishimwe. Glory to God. Ikindi ni ukubana amahoro. The other thing is living in peace. Iki ni icyemezo cyo mu mwuka umuntu afata. This is a spiritual commitment that someone takes. Ugifata gute rero? So how do you take that commitment? Wirinda gushakisha ibitagenda cyangwa se amakosa mu bandi. By avoiding to look for what is wrong or for mistakes. Hariho abantu babaho bashakisha gusa amakosa. There are people who are there just to point the finger to the mistakes or the errors. Baba bari kumwe n'abandi They are with agategereza others. ko umuntu avuga akajambo kadatunganye akaba ariko afata. And they are just waiting for someone to make a mistake or to say a bad word and they just get that one. Ariko Imana idufashe But may God help us kugira ngo aho gushakisha amakosa that mu bandi instead of looking for what's wrong in others, dushakishe ibyiza bakora. we look for the good they do. Nidushaka ibyiza cyangwa tukita ku byiza bakora, If we focus on the good they do, bizadufasha kubana amahoro. it will help us to live with them in peace. Ikindi ni ukwirinda kuvuga ibintu byazana impaka. We should also avoid to say things that bring conflict. Imana yacu ishimwe cyane. May God help us. Hariho abantu bakunda impaka cyane, There are people who love arguments. bagakunda impaka, bagakunda conflict, They love conflicts. aho bari hose bagahora bavuga amagambo atari meza, amagambo Wherever they are, azana imvururu, azana they amakimbirane. are only using bad words that bring conflict and arguments. Ariko ibyo ntabwo bifasha kubana amahoro. But that does not help us to live in peace with others. Tugomba kwirinda gushakisha amakosa mu bandi, We have to avoid looking for what's wrong in others or their mistakes. kandi tukirinda kuvuga ibintu bizana amakimbirane And we cyangwa se avoid to imvururu. say things that bring conflict. Imana idufashe ibi bintu dutangire kubishyira mu bikorwa May God help us to start putting this into practice mu miryango yacu, in our families. kandi nitubikora bizatanga umusaruro mwiza And if we do this, we will see good results from it kandi ukomeye. and wonderful results. Imana yacu idufashe. May God help us. Icya kane The fourth thing ni amahoro mu bitekerezo byacu. is peace in our mind or in our thinking. Filipi igice cya 4 umurongo wa 8, In Philippians 4:8, ijambo ry'Imana riratubwira ngo the word of God says, ibisigaye bene data, finally, brothers, iby'ukuri byose, whatever is true, ibyo kubahwa byose, whatever is noble, ibyo gukiranuka byose, whatever is right, ibiboneye byose, whatever is pure, iby'igikundiro byose, whatever is lovely, ibishimwa byose, whatever is admirable, niba hariho ingeso nziza, if anything is excellent or praiseworthy, kandi hakabaho ishimwe, if anything is excellent or praiseworthy, aba ari byo mwibwira. think about such things. Imana yacu ishimwe. Glory to our God. Imana iradusaba kugira ibitekerezo bizima. God is asking us to have pure thoughts.
nubwo bitoroshye Though it's not easy, ariko Imana irabidusaba. but God is requesting us to do so. Mu by'ukuri nta muntu wavuga ko yashoboye gutegeka ibitekerezo bye, I think no one can just be there and confirm they are able to control their thinking, ngo avuge ko atajya atekereza ibintu bibi, that they never think about bad things, ko atajya atekereza umuntu nabi, or they don't think bad about somebody, cyangwa ngo arebe umuntu yumve gusa atamwishimiye, and or they never look at somebody and feel they don't love them. ariko Pawulo aratugira inama ahangaha But Paul is advising us yuko tugomba gutekereza iby'ukuri byose. that whatever is true should be in our thinking. Ukuri rero nta kundi ni ijambo ry'Imana. So the truth is nothing else but the word of God. Ukuri ni ijambo ry'Imana. The truth is the word of God. Kandi ijambo ry'Imana turabizi ko ari Yesu Kristo. And we know that the word of God is Jesus Christ. Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. Jesus Christ is the word of God. Rero nidutekereza Kristo, So if we think about Jesus, nitugaburira umwuka wacu ijambo ry'Imana, if we feed our soul with the word of God, or our mind with the word of God, rizatwuzura. it will fill our hearts, Ryuzure n'ibitekerezo byacu. and it will fill our thinking. Bizadufasha gushyira mu bikorwa ibiri muri iyi mirongo. And this will help us to put into practice what we just said. Kuko nitwuzura ijambo ry'Imana, Because if we are filled by the word of God, tuzatekereza ibyo gukiranuka, we will have right thinking, tuzatekereza ibyo kubahwa, praiseworthy, tuzatekereza ibiboneye, the right thinking, iby'igikundiro, lovely, ndetse n'ibishimwa n'Imana. what is admirable by God. Imana yacu idufashe. May God help us. Dufashe kugira ngo May God help us dutekereze ijambo ry'Imana. so that we can keep thinking about the word of God, Twuzure ijambo so ry'Imana. that we can be filled with the word of God. Nitwuzura ijambo ry'Imana, If we are filled by the word of God, ibitekerezo byacu bizahinduka. our thinking will change. Kandi ibitekerezo byacu nibihinduka, And if our thoughts have changed, tuzaba dufite amahoro mu bitekerezo. we will have peace in our thoughts or in Ntabwo our tuzajya thinking. tugira ibitekerezo biri eparpillé, We will not have different thinking that are Ahubwo- not in order, ahubwo tuzatekereza ibintu byiza but we will think about good things kandi bizana amahoro. that bring peace to us. Imana yacu ishimwe. Glory to our God. Ikindi cya nyuma And the last thing ni amahoro azanwa no gukorera Imana. is the peace we have through serving the Lord. Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 20 n'uwa 21 In Hebrews 13, 20 to 21, haravuga ngo it says, nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ariwe mwami Yesu, imuzurishije amaraso y'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibe icye iteka ryose. Amen. Hebrews 13, 20 to 21, God has raised from death our Lord Jesus, who is the great shepherd of the sheep, as the result of his blood, by which the eternal covenant is sealed. May the God of peace provide you with every good thing you need in order to do his will, and may he, through Jesus Christ, do in us what pleases him, and to Christ be the glory forever and ever. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God.
ahangaha tubonye yuko Here we have seen Imana idutunganyiriza muri Yesu Kristo God purify us through Jesus Christ kugira ngo dukore ibyo ishaka. so that we can do his will. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Umurimo w'amahoro yacu Our peace warangijwe n'umwami wacu Yesu kubw'urupfu no kuzuka kwe, ari byo biduha amahoro iteka ryose. was granted to us through Jesus Christ by his blood shed at the cross. Ni ukuvuga ngo amahoro twarayahawe. It means we have been granted peace. Mu gifaransa bavuga ngo l'œuvre de paix a été accomplie. The act of peace has been accomplished. Ngo kubw'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Through the death and resurrection of Jesus Christ. Urwo rupfu no kuzuka kwe, So that death and resurrection nibyo biduha amahoro y'iteka ryose. give us peace forever. Ibi nibyo kandi biduha gukora imirimo myiza. And this is what helps us to do good things, good deeds. Nubwo mu Baefeso igice cya 2 ku murongo wa 8 gukomeza batubwira ko twakijijwe kubw'ubuntu, Though in Ephesians they tell us that we've been saved by grace, ntabwo tugomba kubaho ubuzima bwo kwicara gusa tukadamarara ngo kubera ko twakijijwe n'ubuntu. we should not sit and just relax because we've been saved by grace. Kuko hariya muri iriya jambo ngo Imana yaduteguriye imirimo myiza tugomba kugenderamo. Because there are good deeds that the Lord prepared for us ahead of time for us to walk in them. Ubuzima bwacu bugomba kurangwa n'imirimo myiza. Our life should be characterized by good deeds ikozwe bijyanye n'ubushake bw'Imana. done through the will of God. Icyo gihe rero tugomba guhagarika imitima. So we should not worry. Ahubwo Instead, tugomba kwemezwa neza ko bijyanye n'ubushake bw'Imana, asigaye tukagira amahoro. we should be convinced that it's according to God's will and have peace. Kuko hari igihe dusa nk'abahangayika, Sometimes we look anxious or worried. tukumva yuko sinakoze neza umurimo w'Imana, And we are worried, did I do well my service to the Lord? ese nagombye gukora gutya, I should have done this. ese niki kimenyesha ko ari ubushake ko ndi mu bushake bw'Imana? How sure am I that I'm doing whatever I'm doing according to God's will? Tugomba rero gutuza. So we have to be still. Icyo tugomba kwibandaho, What we have to focus on ni ukumenya neza koko turi mu murongo w'Imana. is to know very well that we are in God's way. Niba turi mu murongo w'Imana, So if we are tugatuza, in God's way, we have to be still tukagira amahoro. and have peace. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our Imana God. yonyine izi ibyo tugomba gukora. God who only knows what we have to do N'uburyo tugomba kubikora, and the way we have to do it, izatwereka uburyo tubikora. He will show us how to do it. Kandi izatwemeza ko turi mu bushake bwayo. And He will convince our hearts that we are in His will. Ntitugomba rero guhangayika ngo byagiye gutya, ngo twakoze gutya, ngo So twakoze we should gutya. not be anxious or worried. It was like this, it went like this, it should have been like this. Tugomba kugira amahoro y'Imana no mu byo dukorera Imana. We have to have the peace of God even while serving the Lord. Icyo tugomba kwirinda ni icyaha. All we have to avoid is sin. Tugomba kwirinda icyaha. We have to avoid sin. Tugomba kwirinda kuva mu murongo We w'Imana. have to avoid going away from God's way. Nitutava mu murongo w'Imana, If we remain in God's way,
icyo gihe tugomba kugira amahoro y'Imana. we have to have the peace of God. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Reka turangirize kuri iri jambo Let us find up on this word riri mu Baefeso igice cya 2 in Ephesians chapter 2. 14 kugeza kuri 15. Ephesians chapter 2, 14 to 15. Haravuga ngo It says, uwo ni we mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo bababiri abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo. Amen. Ephesians 4, chapter 4, verse 14 to 15. For himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Ngo ababiri yabahinduye yabaremyemo umuntu umwe mushya. He made the two one new person muri we in him kugira ngo azane amahoro atyo. so that he can bring peace. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Isezerano rishya rero rigaragaza Yesu Kristo nk'amahoro. So the New Testament shows Jesus as the King of Peace. Yesu Kristo niwe centre y'amahoro mu isezerano rishya. Jesus Christ is the center of peace in the New Testament. Ntabwo amahoro yaboneka bidaciye muri Yesu Kristo. We cannot have peace unless it's through Jesus Christ. Ntabwo atanga amahoro gusa. He does not only give peace. Si n'isoko y'amahoro gusa. And he's not only the source of peace. Ahubwo niwe mahoro. But he is the peace himself. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Umutunze rero. So when you have him mu mutima wawe, in your heart, ubutunze amahoro. You have peace. Imana ishimwe. Glory to God. Utunze Yesu mu mutima wawe, when you have Jesus in your heart, ubutunze amahoro. You have peace. Utunze amahoro y'Imana. You have the peace of God. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Uyu mugoroba rero ndagukangurira. So this evening I'm calling upon you. Wowe wumvise izi nyigisho. You who has been following these sermons. Kugira ngo utunge Yesu mu mutima wawe. To have Jesus Christ in your heart. Bityo so that utunga amahoro. You can have peace. Kuko Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Because Jesus Christ is our peace. Imana yacu ishimwe cyane. Glory to our God. Kuko niwe waduhuje n'Imana. He's the one who reconciled us to God. Kandi niwe uduhuza na bagenzi bacu. And he's the one who links us or reconciled us to our fellows. Niba ukeneye kwiyunga n'Imana uyu mugoroba, if you'd like to make peace with God tonight, biroroshye. It's very easy. Ntabwo bigusaba ibintu birebire. You don't need to do a lot of things. Ntabwo bigusaba gukora jeûne cyangwa se kwiyiriza. You don't have to fast and pray. Ntabwo bigusaba sinzi gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose. There's no price you have to pay. Kuko ikiguzi Yesu yaragitanze rimwe na rizima. Because Jesus has already paid the price. Yatanze ikiguzi kugira ngo ubone amahoro. He gave the price that was required for you to have peace. Ikimana igusaba gusa no gukingura umutima wawe. What God asks us is only to open our hearts. Uyu mugoroba
ubishatse wamukingura umutima wawe. Tonight, if you'd like to open your heart to him, kuko mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20, because in Revelation 3:20, ijambo ry'Imana riravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. the word of God says, I stand at the door and knock. Umuntu niyumva ijwi ryanjye If anyone hears my voice agakingura, and opens the door, nzinjira iwe dusangire. I will come in and eat with them. Urifuza gusabana n'Imana uyu mugoroba? Would you like to fellowship with God tonight? Mukingurira umutima wawe, Open your heart to him mubwire uti mwami Yesu, and tell him, Lord Jesus, ngukinguriye umutima wanjye, I open my heart to you. ngwino winjire, Come in umbere umwami, umbere umukiza. and be my Lord and Savior. Imana yacu ishimwe cyane, Glory to our God. kandi Imana ibaha umugisha. May God bless you. Reka dusenge. Let us pray. Uwiteka mwami Imana yacu, mwami mwiza, mwami w'amahoro, turagushimira ko ari we mahoro yacu, turagushimira ko ari we waje kuduhuza n'Imana, turagushimira mwami mwiza kuko tutagufite ntacyo tuba turi cyo, ntacyo tuba dufite. Uyu mugoroba data, ndasengera buri wese wumvise ijambo kugira ngo mwami aho ari hose agukingurire umutima, akwakire wowe mwami w'amahoro, bityo uture muri we, umufashe, umuhe gusabana nawe, umuhe amahoro n'Imana, kandi umuhe n'amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye, iha umugisha buri wese wumvise ijambo, kandi mwami w'abami tugushyize hejuru, tuguha icyubahiro cyose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.